ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwe umva reka mubwire kagabo ndihangana nawe urabizi nese uko none nihangane kugeza ryari nese ubwo koko ni iminsi wihanganye harya ni se byumweru bingahe amezi abaye ni amezi abiri ubwo nyine ni ibyumweru bimwe ibyo umunani ibyumweru umunani none se ibyo navugaga se ngo ni ibyumweru umunani hanyuma amafaranga yanjye nese wakwihanganye ibindi bibiri kuko ibyo umaze ari byo byinshi none se uko nagwaye amafaranga ibirayi bigura ikiro cyaguraga 350 ubu ni 550 kagabo urumva amafaranga uzanyongerera nyamara uzongeraho n'inyuma nyine wenda ubwo ngubwo nabikora ariko mbabarira nuko nta niyo umva nkubwiza ukuri urebe ukuntu umeze ubuse urabona ufite iki nta kintu ufite n'izina ryiwe hanyuma ikora no mu ikote niubika kagabo ndakuze ariko se dore ubuse urabona hari iki iryo ni ikote ariko iyo mifuka niyo nshaka ipantaro se ujye ubikamo iki kora hano mu ikote nese urabona hari ikintu kiri mureba nabyo ndabyikwera reka mubwiza ukuri ni mu muhima ntabwo nakwima amafaranga nyafite kagabo ntabwo uvana utama amafaranga ariko se kubera iki wagiye utuza koko ariko wowe uzi inkina rayende ni mugoro uziki uzi umugore mfite hari uzikambwira ngo zana ubuto navuga ngo ntayo mfite ngera kuri tenari y'uruki rwambe icyo suri imbwa bigeze kubera ko nakugurije bakankubita mbaye imbwa nyine nawe uyu munsi urayibara ntereza amafaranga nuri soro ndi butahe gute ukubitwa n'umugore ntago yankubise yanyeburaga ariko kuguriza imbwa bundi by'ubu wumva ari byo urese ubwo ari nge nane ndembwa niyo nagurije gatuma nkubita akagenda urembwa gusko ukubitwa n'umugore utagenda ako se ugamba urenda nyine reka nkubwire wenda ibyo ngibyo reka tubyirengagize ahubwo polisi sana wa yego ndogo yangu hanyuma nyishyura umugore aragucapa pe nta kibazo nyishyura ibyo ndumva ko kana ariko ukomeje gutindaho kugira ngo nongera gucapwa nyishyura koramo agafata inshingo pya kuko waretse aho kugira ngo azonge kugukubita uzamufitiriza ubuyobozi wenda ngewe nk'umuntu w'umugabo ushobora kugukubita nundi akagira gute ariko ko nkubise urabizi ko nkubise igisupusupu ni igisukari majyane Mariya we ese mubyeyi ngugiye ng'ikigali ni wabo wabakire kageze Nyamiramba asanga n'iyindi si ako sha mwabyana nk'ubwo muri mu biki nababwiye ngo nta muntu nshaka nga ku gipangu cya boss urumva ngo iki urimo urashaka nde ese mubyeyi ngugiye he ese ako sha nk'ubwo uri gipamatwi ngaho injira ngo bimeze bite ntabyo ubona se twabikirije ngaho musubire rero nashakaga umuntu se banza wicare kwanza ikindi ugerageze uvuge umunwa wawushyizeho igihe kuko urimo uravuga nkumva urimo uranukira sibyo nukasi igeze umunwa hirya wagira ngo urimo urasura washakaga umuntu hano washaka umuntu hano se mu rugo rwanjye gute hano ni wawe ngo hano ni wawe ese uje muri urugo utazi nyirarwo abo narinzi batuyemo ntabwo narinzi ko ari wowe njye rero uhatuye ese njye usanze aha ngaha wenda wasanga ntawamenya
sha wayobye pe wayobye gende kuyoba se oya ntago nayobye ntago nayobye ntabwo wayobye bivuze ngo uza aho urimo urajya hano nari nsanzwe maze ko ntago nahajyaga ntago nagendaga none njye se uranzi wowe bwa mbere mubonye okay ni njye nyiri urugo rero mfite umugore nkagira n'abana ubwo rero sinzi uwo ushaka muri abo ngabo rero ndashaka mukuru wanjye mukuru wawe ese njye ndi mukuru wawe se oya mukuru wanjye bari bambwiye ko ari ahangaha ngo mukuru wawe yego Mabu Sheri Shu Mabuja wihangane ni umugore wanjye ndimo ndahamagara rero ari ukuntu Shu Mabu rero urihangana aracyaryamye nako ntacyo naba nihangana hano sigaho hafite umugore oya narindi guhamagara nyine hano hari umuntu ngo arushe kukureba hanyuma ukamamagara ngo iki ukamamagara ngo haguruka ndashaka kubaza biteye mwana yicarire ngo uhagurutse se ndakubaza uri kumamagara ngo iki ngarimo ngarashaka ngo yandongora ndushye uti ari gushaka yandongora ndushye ariko wakigoryi wenda ndashaka kukubaza gengina nawe akose mahatse kuneza inongegera kuko ingegera kuburi indongora gushiniye kumubwira indishinde irongora ni yihe irongora ni ihera ngareba ukuntu buneje buno bwahuru kandi reka nkubwire wa muhungu we reka nkubwire genya mbora uzikoraho nta soni wagicucu genda sheri wawe bishari wawe ra windeba ko kireba nta soni ko rusaguza sigu je ntago nkina nawe singara nawe urumva neza tumuka mve imbere fatwa n'intuza yawe asoni icara bitese icara neza kombara se ucazi buno rimwe asoni ntukanyure singana nawe mbabarire kiracyana kiraderanja reba ubu kiba kimpamagaye nanjye wowe gihamagara bitese aha naheze tugufasha iki nashaka umuntu hano se yego umuntu ndeze uriya muhungu se akubwiye ko hari undi muntu uraha nigeze oya ari mukuru wanjye nashakaga mukuru wawe mukuru wawe uba hase mukuru wanjye babaho simbizi ariko bari bambwiye ko ari ahangaha ngira umugabo wanjye nta na hari noneho wumve ikimenyimenyi ubundi se ubwo bishop bagurijeho ntabwo umuzi ndamuzi niwe mugabo wanjye ahangaha abana banjye bagiye ku mashuri abasigaye bari kwa nyirakuru abana kiriya gicucu cy'igikozi urumva none se kagabo arambwira kagabo wa nyesi w'umufundi n'umutekinisiye arambwira mukuru wanjye kubera yaragiye mu masengesho none yaramaze igihe adahari hari ibibazo byari byavutse nagira ngo muganirizeho none yari yambwiye ko ari ahangaha mukuru wawe wagiye mu masengesho mukuru wawe se ni uruwaheze uri mwene ndo hariya ruguru kwa bushokoro bukana na bushokoro na bishokoro none se uwo mugabo nawe akubwiye ngo bushokoro ari ahangaha kuko nari ko no kwa bishop wenda nagira ngo niho bari mu masengesho none se ngo yavuye mu rugo ryari hashize nk'ibyumweru 2 n'igice kare bishokoro kuba harahari ubu ngubu ni nkaho mwinjiranye ahubwo akomeje kuvuga ngo mukuru wawe bahangaha bese umuntu bahangaha yaba ari inde koko ahageze ubu ngubu tuvugana twose twari turi muri repetition bura turasengana burya ni mukuru wanjye reka se ko atari yarabimbye ariko wamuganira rya abantu baganira ugasanga ntabwo ari byiza ko ibintu byose babivuga twari turi muri repetition rero buri arashaka kuzinjira muri korali yacu hari indirimbo narindi kumutoza nayo mubwiye ngo azi iminota mike nibwo nari mfite umwanya ariko wenda bishobotse mwamumbwira ko ari umuntu mushaka reka mubwire da ubwo nari nyobewe ubu ni bwagikandagiye rwose yaragiye kuri toilette
burya na wa wundi ni umukozi. Ariko abantu b'i Kigali bariyemera we. Kabona umuntu yaje ngo ni boss kandi nawe ariko aryarwa. Aha. Uraza yinanura nuko. Gusa nk'ubwo nkaho ubundi ubutekereza. Gazamu. Magere utemagejejwe n'iminsi. Ese biti? Siko kunosiye amafaranga ngo gusheshe byo gusheshe byagenze. Nahise nayo kwegoshesha mu nda ari mu busa. Buragiye urambwiye ngo ndamara icyumweru, ukubise icya mbere, ukubise icya kabiri, urengeje iyi minsi, ubu ubona njye mbayeho gute? Reba, ibizamini bigiye gutangira. Ntabwo ndi ku ishuri baranyirukanye. Inzu dore nayo bansohoye. Ibikoresho nabicumbikishije. Ubu kandi urabizi ibibazo wavuye mu rugo usize ibihari. Urumva ibintu nzabyitwaramo gute? Bagira ngo nzapfire mu nzu. Ubundi ko mbona wambaye amasengeri. Gusenga mwambaye amasengeri. None se Mariko yakubanye mu nzu. Aha, none se uko bizi se rero duhaye tuyo. Ugiye kumuvuga ngo amafaranga ugiye kugira ngo ugiye kuyashaka. Ubu icyifuzo ndi gusengera muri iyi minsi. Areba ukuntu ngenza dore nanjye nta mfiteho kuba nta byo kurya mfite ubusimu ndabigenza gute. Wa icyo cyifuzo ngo ndi gusengera ntakuvuga amafaranga yaboneka niyo unyira amazi iminsi. Arona nahaje. Iyo nyine tubisengere. Ubwo nanjye turifatanya muri ayo masengesho. Mazi iminsi ndi mu masengesho y'urukatu y'abantu. Ubu urangeza ndi kuruhuka. Aha, nta kundi ubwo nyine Imana yabihaye umugisha ubwo ngubwo nta kundi ubwo turareba ukuntu tubigenza bikemure none se kare bifite mu nshingano no mu biganza byawe ubwo nta kundi ubwo negereje ibisubizo uri bube. Ira. Irugende. Ndajya hese. Noneho kambwira aho njye ndajya hehe. Noneho ngasaki ndakisakuna. Ndaza kubwira mu rugo turabikemura. Ubu mubwiye yuko ndaza gutwabikemura nta kibazo. Uze kwambwiye ngo zagaruka mu cyumweru kimwe. Ubu icyumweru kindi ntabwo kirenzeho n'iminsi. Ni amasengesho twaturimo. Aha, ubwo ngiyewe genda urebe ariko ntabwo ikibazo rero nta magambo menshi ugira. Ntabwo ari amagambo. Asambura ko ndi guhinga. Asambanya ko ndi guhinga. Sinjya ngimara sinjye ubushaka byose kugira ngo ubeho. Ndakubwiye ngo genda masaha 10 ndaza kuza ushatse igisubizo ko amasengesho maze iminsi hari kiravamo ari Imana yambwiye ko kizaza kemuka. Cyo kambyizera ubwo reka ngende mbe ndari mu gasantire ubwo ndategereje ko amasaje. Uhegenda nta kibazo. Noneho unyire handi kura mu kwa Patrick. Ate yakana ko kurya ndaza kamwisha mubwire ko ubwiye. Urakoze ubwo reka ngende njye ubwo ndagutegereje. Sawa. Wihute gira kano go usige hafunze. Usige hafunze. Pati. Karame sheri umwana se yagiye. Mbonye agenda. Ariko se sheri none se namahoro. Bimeze bite? Mahoro yahe. Haravuga batubwira bura kukikaga bagira amagambo. Hako umuntu w'umugabo agira amagambo ku buryo abwira n'abana batangana. Se ubwo ntagira amagambo meze kuri ubwo bango ay'umugore w'ubwo abanganute. Akora wa mugani. Rero harya ngo bisabirasabirana. Birasabirana. Umuntu w'umugabo ahura n'umwana. Bakaganira kugira ntamubwira ngo kana ngo mukuru wango ahanga bura yongeyeho n'ibindi bigambo nuko umwana yakubaye. Cyakora reka nkubwire Kagabo nawe tuzamukorera gashya. Kagabo n'ukuri. Tumwihanize ariko nibyo twakamukorera none se ngumwana ngo bimeze bite twaragenzwe nibyo no kuvuga ngo yarageze hano uzi kubishyize cyane nakwiye ko ari kibazo cyari kiri mu rugo nuko none namureshye umbwira ati maze masengeshe ibyumweru bibiri
ndi gusengera ibyifuzo namubeshye ngo niko wari ukigera ariko n'ubundi wabonaga atabyemeye ntabwo akabanza atabyemeye. yaragiye amwemeza amuha ibimenyetso mbona uko rero nyine inzu bamusohoye kuki inzu bamusohoye icyo cyagiye naje ndikubwira nyine turi kunywa cyagiye cy'ubukize udufaranga nyine nari nabonye ahantu mu itsinda nangiye kwishyuraho inzu ariko bitewe n'uko nari ngufitiye nyine bituma mvuga ati reka maze nahera ku rukundo rwanjye maze nahera ku rukundo rwanjye nuko rero none urabona yarageze ariko mu rutine ikibazo ati bamusoye mu nzu ku ishuri bwo singa ibivuga bwo kandi ibizamini biregereje ubwo n'inzara imeze ubonye ko umusatsi wamwiriyeho icyo bintu se wowe kuki ufata amafaranga ukabanza kuyatagaguza ku rukundo rwawe utaruzaniye ibyo rumwe ukamuzanira urukundo gusa wowe ibyo ngibyo urumva ari ubuntu bw'ubugabo wakoze none rero wagira ngo ufashe iki nyine urumva naringize ngo nshake nk'ibihumbi 100 wiki shirimo si byose umva wenda guhinduka dore ko ariko ikintu cyitwa ifaranga uhita uhinduka ariko si urinda umbwira ngo ndinda mpinduka ibihumbi 100 se ubwo nambi mbikuye hehe amafaranga mfite hariya nakubwiye ko arashaka kohereza mama urumva kugira ngo nawe arebe uko yikenura arebe uko yifasha none se ubwo mfata amafaranga nzohereza mama njye kuyaguha ngo nuko babasohoye mu nzu basohoye muri umuna wawe mubwire yangare nawe arebe aho ajya niba wowe warangaye ukabona aho ujya tukakwakira nawe nashaka wayo ese kuragize amahirwe ngabona aho ujya kwinjira wenda mwohereza mwese wagira ngo mwinjirane byashoboka da nabyo none nyine ariko zikangubwire ibitekerezo cyiza rero burya naje nzanye umutungo wanjye wose ubu wese wasanye ntawe uzi ariko uwo mutungo waje usanga iwawo uwo mutungo ufite impanga yawo niyo waje usanga bikihishanya basi n'umutungo uvuga wazanye ahangaha n'uwo ako ngako none uwo mutungo niba yasanze impanga yawo ibyo ni ibyo inzu ubamo ni iyanjye uburi uryamaho n'umutungo wanjye nanjye nako n'ubwanjye nawe nako urumva ibyacu none nagize ngo hari ahepfo nakubwiye senda kutubarira wenda kutubarira dore ko mpande ngo byaremejwe neza umenye ko tutarasezerana ariko ubu umutungo wacu wese hariya ni uvuga ngo bazaduriza amafaranga mu muryango azajya hehe umuryango se UPI wanditseho iwacu mu rugo bivuga ngo ari iwacu none umutungo oya ntabwo byose ni ibyacu twe dukwana hariho nyibagiye kubabarira cyage ngubwira ngo twenda kubuvanga reka da tujya kuza mu muhanda twabiza etaje byamaze no kubana ubu barabaza miliyoni zo wivunika 300 ntuzigabanye sheri ahubwo reka nkubwire ko noneho bimeze ahubwo se wabwe mwana akaba yiyiziye hano ariko iyo kujya anahangayika ejo atasubira naho ngaho mu nzu ugasanga birirwa bamutera hejuru ubwira umwana rwose aze no mu rugo nabyo byiza udufaranga nituboneka dukoresha umushinga wacu si byose yego ratashume oya nibyo bwira umwana aze asubire no ku ishuri kandi uko n'ibizambi amafaranga ndafite mukecuru n'ubundi nta nzara afite ubundi bugira ngo bwira umwana umubyeyi uti umva nimubwira umwana aze bwira ngo we naza kubona akabona tumufashije agasura ku ishuri bati y'amafaranga reka twishyure azabyumva neza ariko nawe n'ubwo ndamufashije ikizamini kiyakorwa ukamubwira gusinya kazanamo ibintu by'inzitizi iyo muhamagara sheri muhamagara kajya muhamagara muhamagara tubino ahubwo ndebera akagashati ngenda njye kumureba ariko si kwa ikabapfumura gwira ngamafaranga ngo yisa musenge ndigije kuzana hano kwabagura ijoro oya nibyo ushira uko tugomba kukagira mu rwose mbajyane kagake bagira ngo ni ibyo arendera ko ubundi nokubwira kamuzana akaba hano mu rugo oya nazi ntiwakwarangiza mwana nazi rwose yewe ni ukuvuga ngo yarafite n'ikibazo cy'ibindi bikoresho ubwo nabyo umva ndabigura ibikoresho ndabigura amafaranga se ko ahari agiye kuza oya amafaranga yo yaje bamaze kubara ebana rwangendanye ntabyo bibiri byacu nta rwangendanye oya amafaranga ibyo bibiri byaba ari byinshi ubu rwose nyaruka yesu we umva agasuzuguro gace mama y'Imana kashira kandi twubaka etaje dusezerana ariko sheri ariko ubundi rurarugaba sinarwikuraho none rwaragiye rega ruri imyaka rumaze se rutazaza rugera uzagaruka vuba
sha eh nuza se rujya he twabonye reka byarambabaje kumenya ko yeretse ko ngo umuzungu byarambabaje ukora Eh. niba yariko sheri nyiruka nyaruka ngende nyiruka umubwire uti ngwino shaka n'akadayihatsu kabizana ndabyishima baratubariye umwabuzanye nka dwaje umuzakinira filime nimuze tubigishe kina filime ababikeneye imikino ibintu byose ni kuri Duhuza Umuryango TV dufite abakameramani b'abahanga aba editor b'abahanga byose turabikora haba abakinyi beza mu Rwanda hose ukenewe wese uzamubonaho umustaroro wese ngo hamagara kuri 07 82 70 488 nurangiza uze tukwishukina filime neza cyane ibyo byose turabiganira ukagenda neza ufite amafaranga utayafite ufite impano turayimushakira wese ukikinira bye bye nimuze rero tubigishe byiza nawe umukinnyi wa filime ubigihangage mu Rwanda ngabandi bose usanzwe ubona baca ku televiziyo baca n'ahandi hose haba kuri YouTube channel hose bizaba ari byiza cyane bye bye nk'ikaribu iwacu kuri Duhuza Umuryango.